Iyi nkuru yatangiye kumenyekana muri iki cyumweru guhera ku wa kabiri nimugoroba mu masaha y'umugoroba nibwo amakuru yatangiye kumenyekana yuko Ntazinda Erasme wahoze ayobora akarere ka Nyanza yamaze kweguzwa kuri izi nshingano na njyanama y'akarere ka Nyanza nk'uko amakuru kandi yagaragaye mu itangazo ryagiye hagaragara ku itariki 15 Mata avuga ko uyu mugabo yegujwe ku nshingano yari afite zo kuyobora akarere ka Nyanza bitewe no kutubahiriza inshingano yari afite nk'umuyobozi no kutazishyira mu bikorwa birumvikana, ndetse bukiye bwaho ku munsi wa gatatu nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavuze ko rufite uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi, ndetse umuvugizi w'uru rwego Dr Murangira Thierry atangaza ko hari ibyo uyu mugabo akurikiranyweho ariko iperereza rigikomeje batagira byinshi batangaza kuri kesi y'uyu mugabo mu buryo burambuye. Byatumye abantu benshi bibaza, ibinyamakuru bitandukanye biracukumbura, abakora ubusesenguzi batangira kwibaza byinshi bitandukanye, haza gutangira guhwihwiswa amakuru yuko uyu mugabo yari afite inshoreke cyangwa se umugore navuga bari babanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse ikindi kandi uyu mugabo yari asanzwe ari umugabo wubatse ufite umugore n'abana bagera kuri 5. Hanyuma uwo mugore ivuga ko yari afitanye ubushuti bwihariye na meya Ntazinda Erasme cyangwa se wahoze ari meya, nawe akaba ari umugore wari wubatse ariko watandukanye n'umugabo, ariko bakaba batatandukanye mu buryo bwemewe cyangwa se akaba batagize batandukana mu buryo bwemewe n'amategeko, ahubwo bari baratandukanye bisanzwe nk'uko umugabo ashobora gutandukana n'umugore we batakibana, umugore akicaye n'umugabo agaciye bakaba batandukana. Uyu mugore nawe bikavuga ko yari afite umugabo, ndetse umugabo akanaba nakora mu nzego zikomeye hano mu gihugu, ndetse ikindi kandi amakuru akavuga ko uyu mugore nawe yari afite urugo n'abana bagera kuri 3. Uyu mugore cyambere bavuga ko rero mu byo yapfuye n'umugabo we, cyane cyane mu byatumye urugo rwe n'umugabo we hazamo akantu navuga ko katari keza ku mpande zombi. Bivuga ko uyu mugore ngo yoherejwe n'umugabo kujya kwiga mu Ruhengeri, muri Nesi Ruhengeri, ubwo ni mu majyaruguru mu karere ka Musanze, ariko umugore mu myaka yose yagiye kwiga ngo ntabwo yigeze yiga. Icyo ni kimwe mu bya mbere byagarutsweho ko uyu mugore yaba yarapfuye n'umugabo we. Ikindi kandi uyu mugore ngo muri 2018 yigeze gukora ikiganiro ku gitangazamakuru gikomeye hano mu Rwanda, avuga ko abanye n'umugabo mu buryo butari bwiza, avuga ko rero umugabo we yamuhohotera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi byinshi bitandukanye. Ni ikiganiro yakoze ku gitangazamakuru, ndetse umuryango w'uyu mugabo uza kumenya ko umugore yakoze icyo kiganiro, ndetse bagaragaza ko uyu mugore ari we wananiye umugabo, kuko umuryango w'umugabo wakomeje kugenda ubibwira uyu mugore, ndetse baza gutegeka aho icyo kiganiro cyari cyakorewe ko kigomba gukurwa ku rubuga rwa YouTube cyari cyashyizweho. Ndetse ikindi kandi hari byinshi byakomeje kugenda byibazwa, gusa kimwe mu byo nibajije cyangwa se kimwe mu byo nateguye ko turi bwibaze twese nk'abantu muri rusange, kuba meya yari afite inshoreke. Ntabwo dushaka kujya mu buzima bwe bwite n'uwo mudamu, uko bahuye n'uko babonanye, ubuzima bari babayemo cyangwa se ibyo bagiye bakora mu bihe bitandukanye aho bagaragaye, ibyo byose ntabwo dushaka kubijyamo, nuko umubano wabo wari umeze, ibyo ntabwo dushaka kubijyamo kuko n'uburenganzira bwabo. Ese kuba meya yari afite inshoreke byaba bigize icyaha? Icyo ni ikintu cya mbere ngira ngo tubanze twibaze. Hanyuma ikindi cya kabiri, nahe makosa meya yakoze nk'umuyobozi atarakwiye kuba yarakoze muri uru rugendo rwe n'uyu mudamu, cyangwa se mu rugendo rwe nk'umuyobozi, nahe makosa yakabaye yaririnze atakabaye amugeza ku rwego nk'uru nguru rushobora gutuma yeguzwa na njyanama, ariko bikanamuviramo kuba ashobora gutabwa muri yombi. Ngira ngo mu busanzwe kuba umuntu ashobora kuba yaba afite inshoreke, ibyo ngibyo n'uburenganzira bwe, ariko amategeko ateganya iki ku mugabo wubatse ushobora kugira undi mugore? Ni ukuvuga ngo amategeko ategeka ko byibuze niba hari ibibazo bihari hagati yawe n'urugo cyangwa se hagati yawe n'umugore wawe, kuko ibibazo by'amakimbirane byo ni ibibazo byeze hano hanze mu ngo zitandukanye, mu nkiko za divorce ziba zihari, ari imanza nyinshi cyane. By'umwihariko ubundi itegeko riteganya ko niba hari ibyo utumvikanaho n'umugore wawe, ibimenyetso bihari mu rukiko, kuko urukiko iyo rugiye gutandukanya umugabo n'umugore bashingira ku bimenyetso bifatika bishobora gutuma abo bantu babatandukanya. Iyo umugabo atandukanye n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko, ari umudivorce, buri umwe ku giti cye aba afite uburenganzira, amategeko amwemera ko ashobora ko yashaka undi mugore bakaba babana. Ariko si uko nguko byari bimeze kuri meya Ntazinda Erasme, kuko amakuru avuga ko uyu mugabo yabanaga n'uyu mugore mu nzu, ariko atarigeze atandukana n'umugore we mu buryo bwemewe n'amategeko. Bombi, yaba meya yaba n'uwo mugore, avuga ko ari umugore we wa kabiri, cyangwa se bari babanye nk'umugore we wa kabiri, kuko bivugwa ko yaba uyu mugore nta gatanya ihari mu buryo bw'amategeko yari afitanye n'umugabo we, ndetse yaba na meya nta gatanya yari ihari
yarafitanye n'umugore we, ndetse amakuru akavuga ko umugore wa meya yaba yaramujyanye kumurega mu buyobozi ko uyu mugabo yaba yarataye inshingano ndetse atanagikora bimwe mu byo yagombaga gukora nk'umubyeyi w'abana, birimo kuba rero atubahiriza inshingano ze nk'umugabo, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho mu busesenguzi bwakozwe na Joseph Hakuzumuremyi, cyane cyane ku makuru yatanze mu kiganiro yakoze agaruka kuri byinshi bitandukanye birebana n'aba bombi, yaba meya ndetse n'uyu mugore ivuga ko yanishorekeye. Ikindi kandi ni ukuvuga ko niba meya atarafite gatanya yemewe n'amategeko, n'uyu mugore akaba nta gatanya arafite mu buryo bwemewe n'amategeko, icyo ubundi bwacyo ni icyaha, kuko harimo icyaha cyo gusenya urugo. Uriya mugabo, uriya mugore ashobora kurega meya akavuga ko yamusenyeye urugo, icyo ni icyaha ubwacyo mu mategeko. Ikindi kandi kuba washaka undi mugore kandi uzi ko ufite undi mugore wemewe n'amategeko, ubwacyo nacyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ntabwo ndi buze kujya mu ngingo z'amategeko n'icyo amategeko ateganya, ariko murabizi ko ibyo byose ari ibyaha. Hanyuma reka tujye ku cya meya nyirizina, kubirebana n'amakosa meya yaba yarakoze. Ubundi ubusanzwe ikosa umuyobozi ashobora kuba yakora ritandukanye n'uko umuturage yarikora, kuko umuyobozi abahagarariye navuga umuyobozi nk'abariya b'akarere, niba ari meya abahagarariye ubuyobozi bw'igihugu muri ako karere. Ni ukuvuga ngo umuyobozi mu karere ntabwo ushobora kuvuga ngo wenda uri meya Ntazinda Erasme, ufite umugore Erasme, ufite umugore ku ruhande kandi ufite n'undi mugore wawe mutatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo ushobora guhagarara imbere y'abaturage ngo bigishe uko amakimbirane yo mu ngo ashobora kuba, cyangwa se ubigisha uko bagomba kwirinda amakimbirane yo mu ngo, kandi nawe uzi neza ko umwe mu bateza ayo makimbirane yo mu ngo. Icyo ni ikintu kigaragara ko ari ikintu gikomeye ku muyobozi. Byanze bikunze, iyo uri umuyobozi hari ibyaha uba udakwiye kwishuramo. Iyo uri umuyobozi hari ibintu uba udakwiye gukora, kabone n'ubwo wanabikora, ariko bikorere mu gikari, bibere iyo mu gikari, ariko ntihagire undi muntu ushobora kubimenya ngo amenye ko ibyo bintu bikora, kuko umuyobozi nawe ni umuntu. Ntago bivuze ko kuba uri umuyobozi uri robo cyangwa se utandukanye n'abandi bantu. Uri umuntu ugira amarangamutima, wakunda, wagira ubuzima bwawe bwite prive ushobora kubamo, ariko nyuma y'ibyo byose, iyo uri umuyobozi uzi ko uri umuntu abaturage bareberaho, uzi ko ibyo uvuga byose abaturage bakwiye kubanza kureba koko wowe ubitubwira ubishyira mu bikorwa. Ese ibyo tubwira wowe ubwawe nawe urabyubahiriza? Icyo ni cyo kintu umuyobozi uwo ari we wese akwiye kubanza gutekereza mbere yo kugira ikosa iryo ari ryo ryose ashobora kuba yakora. Hari ifoto yagiye kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga igaragaza uyu mudamu, bivuga ko yari inshuti na meya, yicaye mu biro vya meya. Bikavuga ko iyo foto yayifotoreje mu biro vya meya, yicaye mu ntebe ya meya, ndetse ikindi kandi iyo foto biranarenga aza kuyipostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, ari mu rubuga rwa Facebook. Ibyo bwabyo ni icyaha kuba umuntu mbere na mbere, kuko reka dufate nk'urugero, umuntu aramutse aje akifotoreza mu biro by'umuyobozi runaka, tuvuge wenda nk'urugero mu kindi gihugu, reka tujya nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuntu aje akifotoreza mu biro bya Tshisekedi, ibiro tuzi ko ari ibya perezida, tukabona nka minisitiri w'umutekano abyicayemo yabyifotorejemo. Ikintu cya mbere twahita twatekereza ko habaye kudeta, twatekereza ko umuyobozi yamaze gusimburwa atakiri muri ibyo biro, kuko ubyicayemo niwe tubona ko ari ubirimo, ari we wabaye umuyobozi. Icyo ubwacyo ni ikintu gikomeye cyane. Kuri mudamu yarifotoje foto yicaye mu biro vya meya, akagenda akayishyira ku mbuga ze nkoranyambaga. Ubundi ubuzima bw'umuyobozi, uretse ibyo ashobora gukora biri mu nshingano ze nk'umuyobozi, biri no mu nyungu z'igihugu n'abaturage, ntabwo ubuzima bwe bwite, cyane cyane ku bayobozi bakomeye, ariko by'umwihariko ushobora kugira ubuzima bwawe bwite ukabushyira ahagaragara abantu bakabubona, ariko ari ibintu biciye mu mucyo. Ariko iyo ari ibintu bitanyuze mu mucyo, ubwabyo kiba ari ikintu gikomeye cyane ku muntu w'umuyobozi. Ubwabyo nk'uriya mudamu ashobora kwicara muri biriya biro akagira amakuru yandi akura muri biriya biro by'umuyobozi. Ayo makuru ashobora gusenya igihugu, ashobora gusenya ubuyobozi muri rusange, akagira ikindi kintu ashobora kuyakoresha gishobora kubyara ikindi kintu. Kwicara mu biro bye uri umuyobozi, umuntu akicara mu biro byawe, wamuhaye iyo access, wamuhaye ubwo burenganzira bwo kwicara mu biro byawe, uwo muntu ashobora gukoresha ayo makuru, ashobora gukoresha iyo foto mu zindi nyungu ze kandi bikamuhira. Hari abantu ashobora kutabitekereza, ariko icyo kintu abantu bagitekereza. Ashobora gukoresha iyo foto
akayikoresha mu nyungu ze, akayikoresha akora ibindi bikorwa bitandukanye, yitirira uwo ari we cyangwa se yitirira aho hantu ari, agaragaza ko aho hantu haba, aho hantu hakora, afitemo imirimo, bikaba byamusunikira gukora ibindi bintu bitandukanye. Icyo ngicyo ubwacyo ni icyaha, kwiyitirira icyo utari cyo. Ntago wenda mvuze ngo yanditse arandika ngo aravuga ngo ndi umuyobozi, byonyine gushyiraho ifoto, iyo postinze ifoto hari ahantu uri cyangwa se mu kazi kawe ka buri munsi ukagaragaza ibyo ukora, ukagaragaza n'aho ubikorera, abantu bamenya ko ari aho hantu uri, bamenya ko ari aho hantu ukora. Ariko iyo ufashe ifoto nk'iyo ngiyo, ubwabyo ni ikintu kiba kirese kirego ku muyobozi, kuba bishobora kuba byageraho umubano wawe n'umuntu runaka, ashobora kubizanamo ikindi kintu ariko gishobora gukora ku nshingano zawe nk'umuyobozi. Iryo ni ikosa. Ubwo maze kukubwira amakosa agera kuri 2. Irya mbere, kuba yariyangaje muri uwo mubano kandi azi neza ko ari umubano uri mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icya kabiri, kuba yarageze ku rwego ashobora guha access uwo muntu, akaba ashobora kuba anagira access ku bintu bishobora kuba byazamo n'amabanga y'igihugu. Iryo naryo ubwaryo ni ikosa yaba yarakoze. Hanyuma wenda icya gatatu, ntago tuzi ngo kugeza uyu munsi bihagaze bite ku ruhande rwa meya cyangwa se ibyo akurikiranyweho ni ibihe. Iyo umugabo Erasme ahoze ari meya, gusa nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bandika ibintu byinshi bitandukanye. Barandika baravuga bati ni uburenganzira bwa meya, hariya umugabo yaguye, umugabo mugenzi we yaguye ahantu nk'ahari urenzaho utwatsi. Ntago rero bikwiye ko abantu bamutabiraho itaka, ariko hari ibintu bigera nko kuri 2. Icya mbere, kuba yariyangaje muri iyo relationship ariko mu buryo navuga ko bunyuranyije n'amategeko, kubera ko nta n'umuntu ugeze abafatana ikizibiti cyo kuvuga ngo yabafashe baryamye cyangwa se, ariko amakuru ahari avuga ko babanaga, ndetse hari n'andi makuru yagiye amenyekana ku ruhande, ariko ibyo ntabwo ndi bubijyemo. Ariko amakuru ahari, ndetse no mu byatumye njyanama ifata icyemezo cyo kumwiyeguza, nuko babonaga ko afite inshingano zitandukanye, afite izo nshingano z'ibyo arimo z'ubuzima bwe bwite, binamugora ko ashobora kuzuza izindi nshingano nk'umuyobozi. Baravuga bati rero reka tukuruhure, kuko ntekereza ko umuntu wari uyoboye akarere kuva muri 2016 kugeza uyu munsi 2025, manda ya mbere y'imyaka 5 yarayirangije, ari muri manda ya kabiri indi myaka 5 yaburagaho umwaka umwe, kumweguza no ko haba hari impamvu zikomeye zigaragaza ko kuko uwo muntu biboneka ko izo nshingano atazuzuza neza. Kuko no mu byo bagaragaje no mu itangazo bashyize ahagaragara, bagaragaje ko harimo no kutuzuza inshingano nk'umuyobozi. So rero ntekereza ko ni ibintu byinshi bitandukanye byagiye bivugwa, ariko twari turi kwibaza ngo nayahe makosa yaba yarakoze nk'umuyobozi. Nyuma yo kumva iyo nkuru, namwe muraza gusesengura, muduhe comment zanyu, mutubwire uko bimeze. Ariko by'umwihariko se, kuba yaragiye mu mubano n'undi mudamu kandi azi ko afite umudamu nawe yubatse ku giti cye, n'uwo mudamu akaba azi ko afite umugabo yarasanzwe yubatse, ibyo byonyine ntibyaba bigize icyaha? Ese kukugira ishoreke byaba ari icyaha? Ubwo namwe n'ibitekerezo byanyu muraza kuduha. Hanyuma se, meya yagombaga kubyitwara amate, kuko umubano w'umuntu ku giti cye, umubano ni ibintu biri prive, n'ubuzima bwe ntabwo twabyinjiramo. Ariko se kubikorera mu buryo navuga budakurikije amategeko, byo si icyaha. Hanyuma se, kuba uyu mudamu yaramuga access mu bikorwa cyangwa se wenda nuko bahuye, kuko hari amakuru avuga ko uyu mudamu na mbere yo guhura na meya cyangwa se n'uburyo banahuyemo, hari amakuru avuga ko hari ibyo yagiye yiyitirira, hari inzego yagiye yiyitirira. So ibyo byose rero ni ibintu bigize cyangwa se ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake. Ariko namwe muraza kuduha ibitekerezo byanyu, mutubwire uko mubyumva, mutubwire uko mubibona, mutubwire amakosa yaba arimo, icyo meya yaba yarakoze gitandukanye, cyangwa se uko yaba yaritwaye muri iki kibazo, yakaba yaritwaye ate nk'umuyobozi. Hanyuma se, byari bikwiye ko bigera kuri uru rwego rw'uko bishobora kumenyekana, bikaba byanatuma n'abo mu buyobozi bagenzi be bashobora kubibona, bikaza gutuma aneguzwa. Nabyo rero baraza kuduha ibitekerezo, mutubwire uko mubibona ku birebana n'aya makuru. Reka mbashimire, ni ibitekerezo byanjye nuko nabyumvaga. Ubwo nawe mufite uko mubyumva nuko mubitekereza, muraza kubiduha ibitekerezo. Mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza, mukore kuri subscribe, hanyuma muba aba mbere mu kubana amakuru yacu 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.